Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Dushimye Imana kubw'uyu mwanya mwiza, nanone Imana turemeye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, kandi namwe ndabashimira mwebwe mujya munkurikira, simbifata nk'ibisanzwe, ndabizi neza yuko ari ubushake bw'Imana kugira ngo ujye unkurikira. Rero Imana ijye guha umugisha, kandi njya gusabira ku Mana kugira ngo urusheho gusobanukirwa ijambo ry'Imana, Imana iba yanshishijemo kurusha uko nge mba nabivuze. Munyemerere dusenge Imana, hanyuma dutangire kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Uwiteka ndagushimiye kubw'uyu mwanya, guhaye icyubahiro, urakoze data. Uyu mwanya nyemera ufate icyicaro muri nge. Ijambo ryawe riravuga ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka wawe wera. Ndakwinginze rero mwuka w'Imana kugira ngo unyemerere mbi igikoresho cyawe, kugira ngo ijambo rivugirwa hano ryose ribe rivuye mu mwuka ndetse no mu kuri. Ufashe bene data bankurikira gusobanukirwa ijambo ryawe. Bisabye nizeye izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Munyemerere dusome uyu munsi turahera muri Mariko ibice 9, turasoma ku murongo wa 23. Haravuga ngo Yesu aramubwira ati, uvuze ngo nimba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Ntabwo ngiye kuvuga kuri uyu mubyeyi warimo gusaba umwami Yesu kugira ngo amukirize umwana. Ndashaka kuvuga ku gace ka kabiri k'uyu murongo, karavuze ngo byose bishobokera uwizeye. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kwizera bene data, ariko naringize ngo mpere ahangaha kukubwira impamvu kwizera ari ikintu cy'ingenzi. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo byose bishobokera uwizeye. Nimba ibintu byose bishobokera uwizeye, bene data, ndizera yuko buri muntu wese yakwifuza yuko buri kintu cyose cyamushobokera. Kandi nimba hari ikintu gihari kikaba cyadushoboza buri kintu cyose, biradukwiriye yuko icyo kintu tukimenya. Maze imyaka myinshi cyane nibaza kuri iki kintu cyitwa kwizera, nsenga nanabaza Imana, numva abigisha bigisha kuri iri jambo, ariko uyu munsi nifuje yuko mbaganirira ukuntu Imana imaze iminsi inganiriza kuri iki kintu cyitwa kwizera, kandi nemera yuko hari icyo byagufasha, kuko nanjye hari icyo birimo kugenda bimfasha. Imana iduhane umugisha. Rero byose bishobokera uwizeye. Kugira ngo rero tuvuge ku kwizera, biradusaba kubanza kumenya icyo ijambo ry'Imana rifata nko kwizera, cyangwa se kwizera ni iki dukurikije ijambo ry'Imana. Turasoma mu Baheburayo ibice 11, dusome ku murongo wa 1. Haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Akitso kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Iri jambo cyangwa se uyu murongo ufite ibice bibiri bitandukanye, ariko nifuje yuko tubanza kuvuga ku gace ka mbere k'uyu murongo, kavuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Agace ka kabiri kavuga ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ariko ndagira ngo tubanze kuvuga ku gace ka mbere kavuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Ako gace niko ngira ngo tubanze tuvuge. Baratubwiye ngo kwizera ni ukumenya. Ngira ngo murumva yuko kwizera ni igikorwa gikorwa n'ibitekerezo byacu. Kwizera ni igikorwa gikorwa n'ubwenge bwacu, kuko kumenya bikorwa n'ubwenge. Mu bice bitandukanye bigize umuntu cyangwa se bitugize, harimo ibitekerezo, harimo ubwenge. Icyo gice nicyo umuntu yavuga ngo gikora uruhare rukomeye cyane kuri iki kintu cyitwa kwizera. Kuko baratubwiye ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Rero kumenya ni igikorwa gikorwa n'ibitekerezo byacu. Kumenya
ndagira ngo tuvuge kuri iryo jambo kumenya. Ese kugira ngo umuntu atunge kwizera agomba kumenya icyo ari cyo cyose? Oya, baratubwiye ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa. Ni ukumenya ibyiringirwa kandi ntushidikanye, kandi ukabimenya rwose. Rero ntabwo ari ukumenya buri kintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo kwizera tugutunga cyangwa se tukugira ngo kubera yuko twamenya ibintu byose cyangwa se ibintu bitandukanye. Ni ukumenya ibyiringirwa. Ibyo byiringirwa rero ni ibiki? Nicyo kintu cya mbere tugomba kubanza kumva. Ko batubwira ngo tugomba kumenya kugira ngo dutunge kwizera, ariko bakatubwira yuko tugomba kumenya ibyiringirwa. Ibyo byiringirwa ni ibiki? Kugira ngo tubyumve neza, munyemerere nanone dusome ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 10 ku murongo wa 17. Haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ngo dore kwizera guheshwa. Mu yandi magambo, hari ikintu kiduha kwizera. Ntabwo kwizera tukwiha, nta nubwo kwizera ari ikintu wishyiramo ngo ndumva ngize kwizera. Ni kenshi nagiye nsenga ngasengera ibintu kandi nkumva ndizeye. Mu by'ukuri ahanini nkumva ni nk'ikintu nishyizemo, nkavuga nti ndumva nizeye yuko kino kintu kiza kuba, ariko ntabwo nabaga nahawe kwizera no kumva ijambo ry'Imana. Kuko aha ngaha baratubwira, reka mbisubiremo, dore kwizera guheshwa, urabihabwa. Kwizera urabihabwa, ntabwo ari ikintu wiha, nta nubwo ari ikintu wishyiramo ngo ndumva nishyizemo kwizera. Oya, kwizera guheshwa no kumva, no kumva nako kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Kwizera tubiheshwa no kumva, ariko nuko kumva ntabwo ari ukumva ikintu icyo ari cyo cyose, ni ukumva ijambo ry'Imana. Rero ikintu cya mbere tugomba kubanza kumva ni uko kwizera tuguheshwa no kumva, ariko uku kumva ntabwo ari ukumva kw'aya matwi asanzwe y'umubiri. Nubwo mu by'ukuri kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, ndavuga nk'ubu ni urugero, ibyo ndimo kuvuga nimba bigomba kukuzanira kwizera, ugomba kubanza kumvisha aya matwi y'umubiri. Ariko ayo matwi y'umubiri yakira ibyo mvuze bikinjira mu bwenge bwawe. Rero ubwenge bwawe iyo butekereje ku byo ndimo kuvuga, hari ukundi gutwi kw'ibitekerezo cyangwa se ugutwi k'ubugingo. Uko gutwi ko muri wowe k'ubugingo cyangwa se kw'ibitekerezo byawe kuzana gusobanukirwa ibyo urimo kunyumvana. Uko gutwi niko turimo kuvuga, niko kumva. Ngo kwizera guheshwa no kumva. Uko kumva rero ko muri wowe, ko mu bugingo bwawe, ko mu bitekerezo byawe, niko kurimo kuvugwa ahangaha. Rero kwizera ngo guheshwa no kumva, mu yandi magambo guheshwa no gusobanukirwa. Ubwenge bwawe iyo bugeze ahantu busobanukirwa ijambo ry'Imana, buba buri mu nzira yo kuzana kwizera. Ariko nanone ikindi kintu tugomba kumva, ahangaha baravuze ngo no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Uko gusobanukirwa urimo kugenda utunga cyangwa se ugira, bigomba kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana ubuhabwa nanone n'ijambo ry'Imana, kugira ngo koko ibyo utunze cyangwa se ibyo ufite bibe ari ibintu twavuga yuko ari ibyo kwizerwa, cyangwa se nanone nawe kuba utunze kwizera. Kuko kwizera kurimo ukuri. Umuntu yizera ukuri, umuntu yemera ukuri nk'ikintu umuntu ashobora gutsimbararaho ntave ku izima, akaba yanagipfira. Ikintu ushobora kuba watsimbararaho ntuve ku izima ukaba wanagipfira, icyo kintu
kigomba kuba ari ukuri, ku buryo n'umuntu wavuga igitandukanye n'icyo kintu utacyemera. Nibyo bitwereka yuko ikintu uvuze cyangwa se wemera kari ukuri, nuko ushobora no kugipfira. Rero ukuri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo ukuri ni ijambo ry'Imana. Niba rero wasobanukiwe ijambo ry'Imana kandi ubiheshejwe n'ijambo ry'Imana, kuko Yesu niwe jambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo ni nzira, ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Rero Yesu niwe kuri, kandi arongera akavuga ati ngo niwe mugati w'ubugingo, kandi umugati tuzi ko ari ijambo ry'Imana, ni ukuri. Rero Yesu nyirizina niwe ugomba kudusobanurira, niwe ugomba kugusobanurira ijambo rye. Iyo Yesu rero agusobanurira ijambo ry'Imana, akuzanira ukuri mu bugingo bwawe, mu bwenge bwawe. Ubwenge bwawe bukagera ku isoko ry'ijambo ry'Imana urimo gusobanukirwa. Kugera rero ku isoko, kuko Yesu ari we kuri, nta kundi kuri kubaho, bivuze ngo icyo wasobanukiwe ni ukuri, kandi ubugingo bwawe kuko bwageze ku kuri kose, biratuma ugira kwizera. Hanyuma uko kwizera wagize ugutsimbararaho, cya kintu wumvise ugitsimbararaho ku buryo udashidikanya, ku buryo wanagipfira. Rero kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ibyiringirwa rero ni ibiri mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari ibyiringirwa ibyo ari byo byose, ahubwo ni ibiri mu ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, reka tubivuge muri aya magambo, Yesu agomba kuguhishurira ijambo rye kugira ngo utunge kwizera, kugira ngo usobanukirwe. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo wowe ushobora kwisobanurira ijambo ry'Imana ngo bitume utunga kwizera. Niba wisobanuriye ijambo ry'Imana, ntabwo uzabasha kurisobanukirwa mu kuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa se mu kuri kw'Imana. Kandi niba utarisobanukiwe mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bivuze yuko icyo utunze ntabwo ari ukuri, ahubwo ni ikinyoma. Kandi kuko watunze ikinyoma, ntabwo wagira kwizera. Kuko rero udafite kwizera, na bya byiringirwa biri mu ijambo ry'Imana ntabwo byaba, mu gihe wavuze ko bisengeye. Kugira ngo nanone birusheho kumvikana, munyemerere dusome mu Befeso ibice 2 ku murongo w'10, mwumve ukuntu havuga: kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo kandi iyo mirimo yayiduteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo. Muri Kristo cyangwa se mu ijambo ry'Imana, mu kuri kw'ijambo ry'Imana, wowe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, haba hari imirimo myiza iguteguriwe muri Kristo mu ijambo ry'Imana, mu kuri kw'Imana. Iyo mirimo rero nibyo byiringirwa Imana ibiguhaye. Uyu munsi hari ibyo Imana yakuremeye cyangwa se yakuremeye, yaguteguriye kuva kera kugira ngo ubigenderemo. Ugomba rero kubimenya. Ibyo rero kugira ngo tubimenye, ni Kristo ubitumenyesha. Niyo mpamvu tugomba gusenga, niyo mpamvu tugomba kwiga gusoma ijambo ry'Imana kandi tukaryigishwa nawe. Yesu yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, ngo ahubwo nzaboherereza umufasha. Twaje kubona yuko umufasha ari nde? Ari Mwuka Wera. Mwuka w'Imana, Imana yaramuduhaye kugira ngo atwigishe ijambo ry'Imana. Avuga ngo Umwuka Wera ngo ni umwigisha w'ijambo ry'Imana. Yesu niko yavuze, yaravuze ngo ngo naza, ngo azabigisha n'ibyo ntababwiye, ngo kandi azabibutsa n'ibyo nababwiye. Yesu nashimwe cyane. Ngira ngo niba mwibuka neza, twigeze kwigana ijambo rivuga ngo
uko wakwiga ijambo ry'Imana cyangwa se ukanasenga. Umwuka w'Imana bene data niwe mwigisha, niwe utwigisha ijambo ry'Imana. Rero uko umwuka w'Imana agenda twigisha ijambo ry'Imana, niko tugenda duhishurirwa imirimo myiza twateguriwe muri Kristo Yesu n'Imana kera. Iyo mirimo myiza rero uko tuyisobanukirwa, nibyo bituremera kwizera cyangwa se ibyo twiringira ku Mana. Kandi kuko twabisobanukiwe neza, biratuma tubisengera kandi bibashe gusohora. Yesu nashimwe cyane. Dore ngo kwizera ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Ibyiringirwa ni ibihe? Ni ya mirimo myiza Imana yaturemeye muri Kristo Yesu, yaduteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo. Ibyo nibyo byiringirwa. Rero ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa, tudashidikanya ko bitazaba. Rero icyo nicyo kintu cya mbere naringize ngo tuganire. Ikindi kintu cya kabiri nanone n'ubundi naho ngaho mu Baheburayo ibice 11, ariko ni igice cya kabiri cy'uwo murongo, havuze ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ya mirimo myiza Imana yaduteguriye muri Kristo ni imirimo Imana yaduteguriye kugira ngo tuyizane ahangaha mu isi. Tukore iby'Imana yaduteguriye hano mu isi, tuvuge iby'Imana yaduteguriye hano mu isi, twigishe iby'Imana yaduteguriye kugira ngo twigishe, ibitangaza Imana yaduteguriye kugira ngo dukore hano mu isi tubikore. Iyo niyo mirimo myiza, nibyo byiringirwa tugomba kuzana ahangaha mu isi. Iyo rero twabizanye ahangaha mu isi, mwibuke ijambo ry'Imana riratubwira. Yesu yigisha ku gusenga, yaravuze ngo tujye dusenga tuvuga ngo Data wa twese wo mu ijuru, ngo izina ryawe ryubahwe, ngo ubwami bwawe buze, ngo ibyo ushaka bikorwe hano mu isi nk'uko biri mu ijuru. Ni ubwami bw'Imana tugomba kuzana hano mu isi, kandi ni ubushake bw'Imana tugomba kuzana hano mu isi. Iyo rero wazanye ubwami bw'Imana hano mu isi, ukazana ubushake bw'Imana hano mu isi, iyo wabuzanye, ibyo byaje biba bigaragara, biba biboneka. Ariko ahangaha batubwiye ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Bya bindi byagaragaye biboneka, nuko mu by'ukuri tuba twabikuye mu isi y'umwuka, tuba twabikuye mu bwami bw'Imana, tuba twabikuye mu bushake bw'Imana, tukabizana ahangaha mu isi bifatika, bikagaragara. Mu gihe bitaragaragara, biba bikiri mu mwuka, biba bikiri ibyiringirwa, biba bikiri ku Mana, biba bikiri mu bwami bw'Imana, biba bikiri mu ijambo ry'Imana, tutarabihabwa ngo kandi tubyizerere hanyuma tubizane ahangaha mu isi. Ariko kuba bitagaragara hano mu isi, mu by'ukuri ntabwo bivuze yuko bitagaragara, nta nubwo bivuze yuko bidafatika, kuko mu isi y'umwuka birahari kandi biragaragara kandi birafatika. Amaso yacu y'umwuka, urugero ubwenge bwawe, bya byiringirwa wazaniwe n'ijambo ry'Imana, ubwenge bwawe bukabisobanukirwa, ubwenge bwawe buba bubifite, umutima wawe uba ubifite. Rero kuba ubifite mu buryo bwo mu mwuka, ntabwo mu by'ukuri bivuze yuko bitagaragara. Ntibigaragara mu isi bifatika, kandi twahamagariwe kubizana mu isi bifatika. Niyo mpamvu twambaye imibiri. Mu gihe cyose tucyambaye imibiri, tubereyeho kugira ngo tuzane ibiri mu mwuka tubishyire mu isi bifatika. Yesu nashimwe cyane. Ariko kuba ibyo bintu biri mu isi y'umwuka bitari byafatika, ntabwo bivuze yuko bitagaragara. Biragaragara, ariko tubibonesha amaso y'umwuka. Amaso y'umwuka ari mu bugingo bwacu. Ubwenge bwawe bubasha kubona, bubasha kumva, bugasobanukirwa ibyiringirwa, kuko ijambo ry'Imana ryabiguhaye. Rero kuko ubwenge bwawe bubitunze, biragaragara, bigaragarira mu mwuka. Ubwenge bwawe burabibona. Amaso y'ubwenge, amatwi y'ubwenge, amatwi y'umwuka arabibona, arabifite. Rero urabifite mu mwuka, biragaragara, biraboneka bw'isi y'umwuka. Ibyo rero bitaboneka ahangaha mu isi bifatika, ariko bikaboneka mu isi y'umwuka,
tugomba kubizana ahangaha mu isi y'ibifatika. Kandi niko kwizera, niko kuduhamiriza ibyo tutareba, bya bindi biri mu mwuka. Kwizera kurabiduhamiriza yuko ari by'ukuri, kubera yuko wabizaniwe n'ijambo ry'Imana, kubera yuko wabizaniwe na Kristo, ukagera ku ndiba y'ukuri yo gusobanukirwa cya kintu wazaniwe kari ukuri, ko nta kundi kuri gutandukanye nacyo, bituma uhamirizwa yuko icyo kintu uzaniwe na kuri, uzaniwe na Yesu, uzaniwe n'ijambo ry'Imana, yuko ari icy'ukuri. Icyo kintu ni icy'ukuri. Rero kuko ari icy'ukuri, ni icy'Imana, ni icya Kristo, ni ukuri nyine, ni icy'ukuri, ni icya Kristo, ariko kandi ni n'ukuri. Nta kundi kuri kurenze icyo kintu wazaniwe na kuri cyangwa na Kristo. Ikindi kintu cyose udahawe n'Imana, udahishuriwe na Kristo, ni ikinyoma, si ukuri. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi ndinginga Imana cyane kugira ngo idufashe twese gusobanukirwa iri jambo ry'Imana. Kuko mwene data, hari ibyo Imana yakuremeye, hari ibyo Imana ikugambiriraho, ikwifuriza gukora hano mu isi. Kandi bene data, nitugera mu ijuru hazaba imanza. Imana izaba itubaza imirimo myiza yaturemeye gukora hano mu isi, niba twarayikoze. Bene data, ntabwo icyo Imana idusaba ari ukugera mu ijuru gusa, ahubwo hari n'imirimo myiza Imana yaturemeye gukora tugomba gukora. Bene data, kandi tuzayibazwa mu ijuru. Iyo mirimo myiza rero ugomba kuyimenya, kandi kugira ngo uyimenye ni uko uyimenyeshwa na kuri, ugomba kuyimenyeshwa n'ijambo ry'Imana, ugomba kuyimenyeshwa na Kristo. Kandi iyo wayimenyeshejwe n'Imana, bituma utunga kwizera, kuko icyo wamenye uba uzi neza yuko nta kundi kuri gutandukanye nacyo. Bigatuma, kuko ari ukuri, bigatuma ugihagararaho, bigatuma udashidikanya. Kuko ijambo ryavuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Rero igituma abantu dushidikanya ni uko ibyo twizerera cyangwa twiringirira mu by'ukuri rimwe na rimwe ntabwo aba ari ukuri, aba ari ikinyoma, kuko tutabihawe na Kristo, tutabihawe n'ijambo ry'Imana, tutabihishuriwe n'Imana. Ariko iyo ari ukuri, ntabwo wagira gushidikanya. Uzarebe ikintu cyose wasengeye, ikintu cyose wasengeye kikaba, niwitonda neza uzabona yuko byatewe n'uko wagihishuriwe n'Imana, byatewe n'uko wagihawe n'Imana. Reka yenda mbahe nk'urugero dusoza, reka mbahe nk'urugero. Dusome mu Bami ba mbere ibice 18 ku murongo wa 41. Haravuga ngo, maze Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure, kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Urumva, uyu ni umuhanuzi w'Imana arimo arabwira umwami Ahabu, aramubwira ati, haguruka ufungure, kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Ariko Eliya ari kumwe n'umwami Ahabu. Ariko igitangaje, Eliya wenyine niwe urimo kumva iki kintu cyo kumva yuko haza kugwa imvura y'impangukano. Umwami ntabwo arimo kubyumva, niyo mpamvu abimubwiye. Ushobora kwibaza, ese Eliya yabyumviye hehe? Ko n'umwami nawe afite amatwi, na Eliya akaba afite amatwi. Ariko bene data, Eliya yararimo kubyumva mu mwuka, mu buryo bwo mu mwuka. Yararimo kubyumvisha amatwi y'umwuka. Amatwi y'umwuka y'umwami ntabwo yabyumvise, kuko amatwi y'umwuka y'umwami ntabwo yari afungutse cyangwa se ntabwo yakoraga. Ntabwo umwami yubahaga Imana ngo yenda bitume Imana imuganiriza, imuhishurira. Ariko Eliya, kuko ari umugaragu w'Imana n'umuhanuzi w'Imana, yumva imvura. Uko kumva arimo arabihabwa nande? Arabihabwa na kuri, arabihabwa n'ijambo ry'Imana, arabihabwa na Kristo. Rero kuko yabihawe na Kristo, niyo mpamvu yabyizeye, niyo mpamvu yemeraga yuko bigomba kuba, niyo mpamvu yabifashe nk'ukuri, kandi arabisengera. Nababwiye yuko ibyo twiringira ari imirimo myiza Imana yaduteguriye kera muri Kristo,
tugomba kuzana ahangaha mu isi, tugomba gukora. Urugero, Eliya ahangaha, uyu ni umurimo mwiza Imana yamuteguriye kera wo kugira ngo igihe runaka azabashe gutuma imvura igwa ahangaha mu isi muri icyo gihe cye. Rero Imana, ikindi kintu bene data tugomba kumenya, ni uko ikintu Imana yaguteguriye ugomba kuzana ahangaha mu isi, ugomba kugikorera, ugomba kugisengera, ugomba kukingingira. Ntabwo bihagije gusa kubyizera cyangwa kwemera yuko bigomba kuba. Igihagije ni uko ugomba no kwinginga Imana kugira ngo kibe. Mu buryo bwo mu mwuka, icyo kintu bene data kiba kirwanwa kugira ngo kitaba. Umwanzi Satani aba yanga ko kiba. Mu isi y'umwuka haba hari ibirere by'umwanzi Satani bituma cya kintu kiri mu bwami bw'Imana Satani arwanya kugira ngo kitagera ahangaha. Rero ufite inshingano kugira ngo ugikure aho ngaho ukizane ahangaha mu isi bifatika. Niyo mpamvu tugomba gusenga, niyo mpamvu tugomba kurwanya imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima, abatware n'abakonikoni, abapfumu, imyuka mibi yo mu kirere, ibintu byose tuhangana nabyo byo mu isi y'umwijima. Ugomba guhangana nabyo kugira ngo cya kintu Imana yakuremeye kugira ngo ukizane mu gihe cyawe ubashe kukizana bitewe n'igihe urimo. Nimusoma neza, nuko nje ntashaka gukomeza gusoma ahangaha mu Bami ba mbere ibice 18 uhere ku murongo wa 41 kumanuka. Bene data, muraza kubona yuko nubwo Eliya yamenye yuko imvura igiye kugwa akabwira umwami, ariko kubivuga abibwiye umwami gutyo ntabwo ari byo byonyine byatumye imvura igwa. Yagombye kuzamuka umusozi Karumeli, ngo aricara, ngo maze ngo ashyira ngo umutwe we ngo hagati y'amavi ye, ngo atangira gusenga. Ngo uko asenga agatuma umugaragu we kujya kureba ku nyanja. Umugaragu we yamubwira ati ngo ntacyo mbonye, agakomeza agasenga, agakomeza agasenga, akongera akamutuma ati genda noneho urebe, akagaruka. Ngo ibyo ngo byabaye inshuro 7. Ngo ariko ku nshuro ya 7 ngo araza aramubwira ati mbonye agacu kazamuka kava mu nyanja, ngo kangana n'ikiganza cy'umuntu. Eliya niko kuvuga ati mubwire umwami yihuta agende, ngo kuko imvura igiye kugwa. Imvura bene data igwa kuri iyo nshuro ya 7 asenga. Yesu nashimwe cyane. Rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kudafite imirimo ngo ntacyo kumaze. Wamenyeshejwe umurimo w'Imana, urawumenye. Ntibihagije ko wamenye wasobanukiwe, kuko kwizera ngo ni ukumenya rwose. Yego wamenye, ariko ntabwo bihagije. Ugomba kugira ikintu ukora, ugomba gusenga. Si no gusenga gusa, ugomba no gukora igikorwa cyo kwizera. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu bajya bakora ibintu bitandukanye. Umuntu nagusengera gukira indwara n'urugero, ugomba kugira ikintu ukora kigaragaza yuko wizeye yuko ukize. Urugero, niba ufite ikibazo cyo kugenda ukaba udashobora kugenda, yenda umukozi w'Imana akagusengera, gerageza noneho gusa nkaho ushaka gutambuka. Icyo kintu ukoze cyo gushaka gutambuka ni igikorwa. Kwizera kudafite imirimo ntacyo kumaze. Uwo ni umurimo rero wakoze, niko gutuma ubasha rwose gukira. Reka turekere aho ngaho, Imana idufashe kubasha koko gusobanukirwa kwizera. Imana ibagirire neza. Imana rero ijuru n'isi ndagushimiye kubw'uyu mwanya ugize neza, umugisha bene data wo gusobanukirwa iri jambo, kandi babashe gutunga kwizera uko batungishije, kandi babashe kumenyeshwa imirimo myiza baremeye mu gihe cyabo kugira ngo babashe kuyisohoza, kugira ngo wa munsi w'urubanza rwo mu ijuru nugera Uwiteka batazaba baracyuye ubusa, ahubwo mwami bazabe ari muri bamwe mu bagaragu beza wishimira. Uzabwira uti murakaza neza bagaragu beza bizerwa. Ndagushimira rero Kristo, ni mu izina rya Yesu bisabye kandi nshima nizeye. Ubwoko bw'Imana buvuge ngo amen. Nawe ubutaha.